mu bibaye nta gishya kirimo u Rwanda rusanzwe rufungura abantu ku mbabazi, u Rwanda rusanzwe rufungura abantu kuri liberation conditionnelle, gufungurwa by'agateganyo. Itandukanyirizo ririmo nuko uyu munsi hafunguwe dosiye y'abantu harimo umuntu uzwi, umuntu uvugwa. Hari igihe hafungurwa abantu barenze 2,000 kuri liberation conditionnelle, ntabwo nubo mwabivuze mu makuru, ariko mwire neza. Mu bihe bitandukanye ubuyobozi bw'u Rwanda bwakunze kugaragaza ko budashobora gushyirwaho igitutu n'uwari wese ngo Rusesabagina arekurwe, none hafashwe icyemezo cyo kumugirira imbabazi. Ibyo mu bisobanuro mute? Reka wenda mpere ku nyandiko mbonye nonaha y'umusenateri wo muri Amerika. Twanayivugaho gatoya mu Gifaransa ariko twanasemura. Aravuga ati: je félicite les responsables américains et rwandais d'avoir travaillé ensemble pour la libération de monsieur Rusesabagina et d'avoir résolu le problème lié à son cas. Ati ndashimira guverinoma y'u Rwanda n'iy'abanyamerika ko barakoranye hamwe cyangwa se intoki mu zindi kugira ngo baganire kuri icyo kibazo. Aho tugomba guhera rero no kuvuga iki: leta zunze ubumwe za Amerika muzi ko muri principe zabo umuntu ufite residence cyangwa se umuntu ufite ubwene gihugu aho yagira ikibazo hose baramukurikirana. Kumukurikirana niba ari byo bamwe bita igitutu ntago wabibabuza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, byaba igitutu ari uko baje gusaba umuntu wabo, tukanabikora mu nzira zinyuranyije n'amategeko. Uyu munsi nk'uko umaze kubivuga, Paul Rusesabagina yaranditse hashize hafi amezi 6 yanditse. Niba yaranditse byanze bikunze yandika agira inama n'abavoka be. Mwavuze baruwa yanditse, njye nababwira n'indi ngiye nanjye nabonye mfite abavoka bo muri Amerika bamaze kumenya yuko aba hano banditse, bahise bandikira nabo Minisitiri w'Ubutabera bati twamenye ko procedure yo mu Rwanda amategeko yemera ko umuntu yasaba imbabazi. Abavoka babidusobanurira twabyumvise, turimo tubamenyeshe yuko muri uko gusaba imbabazi umuryango ufata icyo cyemezo, umuryango wabigizemo uruhare, kandi tukwiteguye gukora igishoboka cyose, gutanga ikigomba gutangwa cyose kugira ngo izo mbabazi zasabwe zitangwe. Niba rero umuntu yaranditse mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize, abavoka banditse bamugira inama, hanyuma n'abavoka bo muri Amerika bakandika kandi bakavuga ko n'umuryango ufite uruhare muri iyo process yose iri kuba, uyu munsi nkaba mbasomeye ibyo umusenateri yanditse none avuga ati: nkimara kumenya inkuru ya Rusesabagina ndashimira guverinoma y'igihugu cyanjye n'iy'u Rwanda kuba baraganiriye. Mwigeze kubona mwakurikiye amakuru yahise nyuma ya saa 6 ko Katari yabayemo n'umuhuza. Niba hageze aho hazamo umuhuza, abantu bakaganira, ibihugu byombi bikaganira, uwo bifata nk'igitutu ni ubushake, ariko ubwo abayirengagije uko ibintu byagenze koko. Hanyuma rero itegeko rirasobanutse, ntushobora guhabwa zira mbabazi utazisabye, ntushobora guhabwa zira mbabazi utanditse, kandi gusaba urahabwa cyangwa se ukaba wanazimwa. Ariko rero nk'uko niba ibihugu bifite imibanire, bifite uko bisanzwe bibana, bishobora kubiganiraho igihe cyose bitanyureje amategeko, byashoboka. Ibyaha yakoze ndetse nabo babihamijwe hamwe byagize ingaruka ku banyarwanda batandukanye, none bararikuwe. Abo banyarwanda barababande. Ikibazo abantu cyambere abantu bagomba kwibaza, ese abanyarwanda muri rusange n'abakorewe ibyaha babonye ubutabera barabubonye? Kubera yuko niba umuntu yarafashwe akazanwa imbere y'urukiko akaburanishwa, hagatangwa ibimenyetso akabyireguraho, hanyuma nubwo we yaje kuva mu rubanza ariko abandi bararukomeje, icyaha kikamuhama, agatangira kurangiza icyaha cye muri gereza, ubutabera bwabonetse. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nuko harimo abakorewe ibyaha. Twavuze ko ibyaha byakorewe sosiyete nyarwanda muri rusange, ariko hari ababikorewe by'umwihariko. Ababikorewe by'umwihariko, aba ba victime cyangwa se abahohotewe, bari bafite nabo batanze ikirego cy'indishyi, bafite abavoka babahagarariye bakurikirana icyo kibazo. Kandi abanyarwanda babyumve, babisobanukirwe, bimenye mu byaganiriweho byose, leta y'u Rwanda yanatekerezaga abo ngabo bagiriweho
bagizweho ingaruka n'ibyo bikorwa. Na Rusesabagina ubwo yagiye yandika mu ibaruwa avuga ati ndicuza kuba ntarabashije ku ibikorwa byanjye nakoranaga byaba byaragize ingaruka ku bantu abakomeretse. Ati iyo hapfuye umuntu umwe niyo yaba ari umwe gusa biba bibabaje. Ati nababajwe no kuba ntarabashije kubwira abo twakoranaga kubumvisha yuko tutagomba gushyira imbere ihohoterwa ry'abasivile cyangwa se ihohoterwa rigamije inyungu za politike. Ni ukuvuga ngo rero izo ndishyi zizakurikiranwa, bishobora kuba mu gihe kirekire, kuko abantu ntibibwire ngo indishyi zaciwe Rusesabagina gusa, zaciwe Rusesabagina nabo bareganwa hamwe. Wenda niwe uzwi muri bo, na Sankara nawe arazwi, bumva ko ari nayo mazina bavuga, ni nayo bitiriye dosiye. Niba hari abantu 28 baciriwe urubanza bagasabwa indishyi, uyu munsi ugomba kubaza kureba uti ese bose barazifite? Ese bose bafite imitungo yavamo indishyi? Ese ko harimo bamwe baba mu mahanga, imitungo yabo iri mu mahanga, urubanza rwo mu Rwanda rwarangirizwa gute mu mahanga? Ibyo byose ni procedure zigomba gukorwa, zitaweho n'abavoka, kandi bishyire bitinde, indishyi zasabwe zizaboneka. Mu kuburana kwa Rusesabagina ntabwo yigeze yemera icyaha, ndetse yikuye no mu rubanza kuko atemeraga icyaha. Yego. Mu ibaruwa asaba imbabazi. Yego. Ibyo bintu ntibinyuranye? Ntabwo binyuranye, kuko kuburana uhakana icyaha niyo waba waragikoze ni uburenganzira bwawe, niyo strategy yawe, nta muntu ushobora kubiguhora. Icyo ugomba kumenya gusa nuko ugomba kwirengera ingaruka zabyo. Kwivana mu rubanza n'uburenganzira bwawe, itegeko rirabikwemera. Icyo ugomba gukora gusa ni ukwirengera ingaruka zabyo. Kandi nk'uwo mwabibonye, kuba yaranze kuburana akivana mu rubanza ntabwo byabujije urukiko gukomeza urubanza no kumuhamya icyaha. Uyu munsi mu kanya naganiraga namwe mu bagenzi banyu bavuga bati yasabye imbabazi ahereye ku bintu ku mpamvu humanitaire. Ati ku mpamvu z'ubuzima bwe, ndakuze, mfite indwara z'akarande zitazakira, none no mpereye nsaba imbabazi. Hatarimo kwicuza. Arongera hasi akavuga ati I regret, ndicuza. Nibyo twavuze, ndicuza kuba ntarabashije kubwira abantu twakoranaga ko batagomba gushyira imbere ihohoterwa ku basivile no kubigira mu nyungu za politike. Ndicuza ibikorwa byakozwe na FRN na MRC niyo waziyoboraga. Niba hapfuye umuntu n'umwe gusa si byakabaye ngombwa. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda turazeranye, hari ukuntu dukunda kuvuga tugakebera, ugasanga niba umuntu agiye i Nyanza akajya guca icyungo ariko akazagera i Nyanza. Turabizi neza yuko niba nubwo yari ku mpamvu humanitaire, kwemera kuvuga ati ndicuza gatatu ibikorwa ibi nibi ari we wari ubibereye ayo mashyaka avuga cyangwa iyo mitwe, ari we wari wibereye umuyobozi, ntabwo wakwicuza ikintu wumva utagizemo uruhare. Biravuga ko narekurwa azashyikirizwa Qatar akaba ari mugeza muri Amerika. Ayo makuru niyo agomba kubanza gusaba uruhushya rwo gusohoka. Narabasaba uruhushya rwo gusohoka akaruhabwa, niko bimeze, ashyikirizwa Qatar kugeza igihe azagerera muri Etats-Unis. Nubwo nasohoka aratura he mu gihe atarasaba urwo ruhushya azarusaba? Uruhushya rusaba ushobora kuruhabwa mu isaha imwe nk'uko ruhabwa mu masaha 48 cyangwa se iminsi 15. Reka tuze kureba niba arusabwa, niba ruhawe ashobora guhita agenda, cyangwa se niba hari igihe cyo gutegereza, ko ndumva ntabwo yabura haba muri kino gihugu. Kubera iki Qatar yajemo nk'umuhuza? Qatar ni inshuti. Niba abantu batangiye baganira, wenda bakabona hari ibyo batumvikanaho, ni nacyo nakubwiraga uyu musenateri yavuze, ni nacyo ngira ngo na perezida wa repubulika yigeze kubikomozaho. Ariko abantu bajya bumva ibyo umukuru w'igihugu cyacu avuga, akenshi iyo abivuga nuko biba byabaye. Hari igihe yigeze kuvuga ati ariko se abantu baratubaza ngo Rusesabagina nafungurwe, abandi bareganwaga hamwe nawe bo bite kubo batababaza, ndabagira ntese? Hanyuma se mu kanya mwabivuze abahohotewe bo bite? Iyo bivuze gutyo ni ukuvuga ngo twabiganiriye, ariko wenda ibyo nabizanye nanjye ndabibaza, babiburira igisubizo. Niba abantu batangiye kuganira rero hakagira ibyo bagonganiraho habuze igisubizo, hakazamo umuhuza, tugira Imana Qatar ni inshuti y'u Rwanda, kandi burya hari ubushuti bw'u Rwanda bw'ibihugu byombi, muyo mwitegereza n'ubushuti bw'abayobozi b'ibihugu ku giti cyabo. Iyo dufite ibyo byombi, jya umenya ngo uwo mubano navuga uraryohereye. Niba rero ubona umushuti wawe
personeloma ku giti cyanyu ndetse n'ibihugu byanyu hari icyo wamufashamo yaba kwitabaje cyangwa se yaba ari Amerika mwitabaje si ngombwa. Ni icyingenzi icyambere ugomba gukora ni iki ni ukuzamo nyine kugerageza kureba uko ibyo batumvikanaho wabafasha ko bavansa bajya mbere bakabyumvikanaho nk'uko yajemo kuko katari inshuti y'u Rwanda. bararekurwa ryari cyangwa banarekuwe? Niba icyemezo cyafashwe wenda cyafashwe nimugoroba amasaha ya gereza yo kuba yabafungura bidashoboka. Mu bitangazamakuru abantu bararumenya cyane. Mu gusoza hari icyo abanyarwanda bakwiye kumva mu bibaye haba mu iburanishwa ry'urubanza uko rwagenze nuko bigenza kano kanya. Icyo abanyarwanda bakwiye kumva nuko mu bibaye nta gishya kirimo. Nta gishya kirimo. U Rwanda rusanzwe rufungura abantu ku mbabazi. U Rwanda rusanzwe rufungura abantu kuri liberation conditionnelle, gufungurwa by'agateganyo. Itandukanyirizo ririmo nuko uyu munsi hafunguwe dosiye y'abantu harimo umuntu uzwi, umuntu uvugwa. Hari igihe hafungurwa abantu barenze 2,000 kuri liberation conditionnelle. Ntabwo nubwo mwabivuze mu makuru ariko turabizi principe n'imwe, amakuru avugwa ibyacitse ibikomeye n'icyo n'abantu n'icyo baba bashaka kumva. Kuzukabwira ngo uyu munsi hari abantu 5,000 bafunguye bahembaze na President wa Republika cyangwa se bari basabye liberation conditionnelle, bumva nta kintu kirimo. Ariko ni umuntu uzwi, ni n'umuntu wakoze ibyaha navuga bikomeye, niyo mpamvu byitabwaho. Ariko hari n'umuco dusanga nko kubabarira. Ibyo neje ubundi President wa Republika yabikomojeho. Nsoza hari ibyaha ndenga kamere bikomeye kurusha ibyo bakoze. Icyaha gikomeye mu bindi genocide. Ndabyibuka muri 2003 President wa Republika nabwo yatanze imbabazi zishingiye ku buzima bw'abantu humanitaire, abasaza, abarwayi, abakecuru, abantu barafungurwa nyuma y'imyaka 9 gusa muri 2003. Ndabyibuka ngiye icyo gihe nashinzwe ibyumba. Bari tutarahindura amazina n'abandi bashije cyaba ari hirya no hino mu gihugu. Turagenda dufungura abantu benshi ku cyaha cya genocide nyuma y'imyaka 9 gusa. Hanyuma muri Gacaca mubyibuke umuntu yarazaga akafata intege mu bitero 10 waba ugasanga ibyo bitero 10 bishobora byarahitanye abantu 100. Inyangamugayo zabisuzumaga zigasanga ariko byagenze koko bakamugabanyiriza igihano bamwe bakanataha. Ese birabyaha bisubiyemo kandi yaragiye muri Amerika? Aha, icyo ngicyo twakivuzeho, itegeko rirasobanutse. Ibyaha ubisubiyemo icyaha wari ufite igeno rahawe kirongera kigakomeza kandi ari muri Amerika. Muri Amerika se ntabwo ndakubwiye ko haba coopération judiciaire, imikoranire hagati y'ibihugu n'ubutabera bwabyo gusa. Ahubwo ikindi twandashyiraho cya precision cyangwa se itegeko rivuga iyo bagukuriyeho icyaha kuriya indishyi zo ntibazikoraho, zo zigumaho. Nuvuga ngo rero kubarebana n'indishyi n'abahotewe abavoka barakomeza bikurikirane. Nuvuga ngo itegeko ribuza utanze imbabazi kuba yagira ikintu akora ku ndishyi, byo ntabwo bazikoraho. Mukuru Alain, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, murakoze cyane. Murakoze namwe.